buriya Asiya ndabyibuka ubwo namusabaga imbabazi yambwiye ijambo umutima wanjye wenda guturika rikomeye cyane wenda ryoroshye kuri we ariko ngeri inkomereye. Asiya musabye imbabazi yarambwiye ngo yanyibukije ko ndi umubyeyi akaba umwana. Ni ijambo rikubiyemo ibintu byinshi. Umubyeyi ashobora gukora amakosa ayakorera umwana, ariko igihe cyose umwana akazirikana ko yakoze ari umubyeyi, kandi n'umubyeyi wazirikanye ko yakoreye umwana amakosa akamusaba imbabazi, nta isano isumbiye amaraso n'urukundo. Kandi reka mbabwize ukuri, turetse n'ibyo ngibyo, usibye Mutesi gutomboka ababaye, buriya biriya bintu nanabyibagiriyeho nari mbivugiye, binarangirira muri uriya mwaka byongeye kuba bishya, nongeye kubibumvana ababigaruye. Ariko ndashimira Imana, kandi na Asiya Imana imuha umugisha mwinshi cyane, kuko yambwiye iryo jambo ngo kuri umubyeyi nkaba umwana biragenda gute. Ijambo rikomeye namubwiye nti Asi, ibintu byose byihorere, reka nsenge. Nizeye ko mu isengesho Imana ishobora kwinjirira izina ritinjirirwa. Murahita mwumva impamvu ndi kubacanga gute se ibya Bosco se, waya barahita bumva impamvu abarokore baturwanya. Nuko abarokore benshi muri bo ari abarozi, ntabwo ari bose ariko harimo bamwe b'abarozi. Abatari abarozi bariye banyweye ku ivanjiri y'abarozi, bararozwe no kuvuga ngo hari abantu. Kugera mu rugo wa nyina Asiya twasanze yambaye agakote k'umukara, umusatsi we rwose wa naturel, ubona ko ibintu ari fresh, yambaye udukweto mu by'ukuri duto cyane n'agakanzu karimo utuntu tw'uturabyo tw'umutuku ndetse n'umuhondo tuvangavanze. Naho twasanze nyine yambaye neza, naho bati wenda reka ngende ndebe niba yari mu rugo, wenda ashobora kuza wenda kuba yambara mini, cyangwa se ashobora kuza wenda kuba yambara amakora nk'abandi bagore bose. Ariko nyine turamutungura dusanga n'ubundi yiyambariye kwa kundi tujya tumubona kuri kamera, niko yambaye agakote k'agakwire n'agakanzu karekare kabisa kagira ku birenge. Araza ahagarara hanze, Claude we hinjira nyine aseka bya bindi bisanzwe, nawe ati ihangane basi ugira ibyo wirengagiza hanyuma undamutse. Wanyina Asiya ntabwo yatinzemo, naramuramukije ndaye nawe ati gira umugabo, ntabwo yanshubije ahubwo yarasetse. Ndabubwira ati iyo umuntu akubwiye ati gira umugabo, iyo utamufite uravuga ati wenda namukugize, cyangwa se wenda wamufite ukavuga ngo ngize gute ndamushimiye. Ariko numvishe nta kintu nshubije, nabo atuko bisa kose ushobora kuza gusanga wenda hari agatotsi gashobora kuza. Uraho neza nshuti zacu, ndabakunda cyane, ndabashimiye mwese bakomeje gukora subscribe, share na comment. Imana ibahe umugisha mwese, ndabinginze mukore subscribe, share, comment byose na like, tubone views, tubone WhatsApp. Guys, ntago mubona ko ibintu byose biri hasi koko? Mudutera inkunga rero natwe tuzamuke, muramukoze. Papa Francis rero yitabye Imana, hanyuma yitaba Imana ku myaka ye 48. Yitabye Imana amaze gukora igitambo cya misa, amaze gusoma ijambo rya Pasika. Bese urumva ko yagiye neza kandi cyane. Abantu benshi bajya bavuga ngo abagore ngo si abantu, ngo abagore ngo ni babi. Bakavuga yuko ngo abagore ngo bashobora ngo guhirika ingoma, niba ari umwami cyangwa se ari umuyobozi ukuriye igihugu, cyangwa se ingoma runaka igahirima kubera umugore. Abakire ngo bashobora guhomba kubera umugore, agahomba umukire rwose, agahomba yari afite ibintu bya mirenge, agasubira hasi kuri zero akaba umukene. Ibihangange n'ibya bintu by'ibihangange bya danje rero kuvuga ati ikintu ni igihangange pe, ugasanga ibihangange birahanandutse no hasi ngo pe, nyine bicishijwe mu make, bicishijwe bugufi, nyine ntabwo abantu bakimutinya nk'igihangange. Urumva rero ko umugore ngo bajya bavuga ngo umugore si umuntu, haba muri Bibiliya ndetse ngo no mu buzima busanzwe, buriya ngo abagore si abantu. Abantu benshi batinya igitsina gore, bakavuga yuko abagore ngo barenze. Umugore ashatse yakugusha, umugore ashatse yagukinisha, umugore ashatse yaguhirika, umugore ashatse nyine buri kimwe yagikora. Tugiye ku nkuru ya Bosco, uburyo yajyanye na Claude gusura Asiya. Ngira ngo mwimviye Bosco ari kuvuga ngo
we yatinye kwinjiza imodoka mu gipangu ari kuvuga ati baramutse bankubitiyemo cyangwa mbonye ngo hagize igikoma nahita nshaho nkajya nkihuta ngiye nkiruka. Ngo yayiparitse mu buryo nyine ashobora kugira gute guhita agenda. Ubwo hari icyo yikangaga nyine bitewe n'amagambo amaze iminsi avuga kuri Asiya. Murabizi aho yamuhereye kera, amuhera n'igihe umugabo we yitaba Imana. Bosco yaramukoze inkuru zitari nziza, ameze nk'umuntu uri kwibasira uyu muryango. Hanyuma rero yagiye ngo agenda yikandagira, ariko akaba yajyanye na Korode, buri wese ari mu modoka ye. Hanyuma rero ikintu cyabajyanye baragiye ngo kuganira nyine, bagiye no kumusaba imbabazi kameme, ariko bagezeyo ngo Asiya arabakira, ngo basanze ngo yambaye, Bosco afashe umwanya wo kwitegereza Asiya. Yari yambaye udukweto two hasi, yambaye agakoti k'umukara kari black, yambaye n'agakanzu ngo karimo uturabyo, byose yabirebye, n'agasatsi ka naturel nyine ngo keza cyane. Hanyuma ngo arangije ngo ahobera Bosco nyine. Bosco aramwinye ngo noneho ngo babara ngo basi ngo birengagize ibintu byose ngo byirengagize, ngo maze uze ungwemo, ngo maze umpobere. Ngo Asiya ngo ntiyabyanga, ngo ntiyazuyaje, ngo yagiye ngo aramuhobera. Wamaze kumuhobera nyine Bosco ngo aramubwira ngo ugira umugabo. Ngo Asiya ngo nta kintu yamusubije, ngo yahise agira gute, ngo yahise yisekera nyine. Noneho ngo Bosco ngo ahita avuga ati wewe wasanga ari ka kantu kakirimo, kuko wenda hari ukuntu nagize gute namuvuze nabi. Ariko reka mbabwize ukuri, hari igihe ushobora no guhobera n'umuntu ukabwira ngo ugira umugabo, noneho wamureba ukuntu ameze akavuga ati si nk'ubu arabona ko namwemera. Uriya Asiya yarebye Bosco amuca amazi. Buri umuntu ntabwo uhobera ababwira ngo ugira umugabo kandi uzi neza ko nta mugabo afite, ukabona aragusetse. Ntabwo ari uko aba ayoboye igisubizo ari buguhereze, ahubwo ni uko nyine aba atagukeneye mu buzima bwe. Avuga ati uyu muntu ntabwo yambera umugabo, ntibishoboka, ntibibaho. Rero yamaze kumuhobera gutyo, nuko mama Asiya ngo ahita yisekera nyine aramwihorera. Noneho Bosco ahita avuga ngo buriya wasanga ari ka kantu kakirimo nyine, kubera bya bigambo n'iki. Bari bagiye kumwesikizaho nyine, ari kumva ko n'irari ryabajyanye. Ahubwo ikibabaje uyu Korode, buriya Korode ubu ngubu murebye mu mutima we ari kwicuza impamvu yashatse. Baravuga ati nk'ubu koko nashakiye iki koko mba negukanye Asiya. Buriya Korode ni ukuri, buriya ari gutekereza byinshi, buriya afite agahinda gakomeye. Bari kuvuga ati nk'ubu ngubu koko nashakiye ikiyombo, ndetse koko imba ndetse nkabanza nkamenya niba Asiya ari kunyemera. Bosco nawe biragaragara ko ashaka uyu mugore Asiya, kandi mu by'ukuri Asiya ntabwo yakwemera Bosco ko byagenda kose, kubera ko Bosco yibanira n'ubumuga. Bosco amaguru ye ni intuza, ni kwa kundi abantu bajya barwara ibintu by'ibintuza. Mujye mubona abantu bajya barwara ibintu by'imidido, niba byita imidido, urabona ko ukuntu umuntu abyimbagana ibiguru ugasanga byarabyimbaganye cyane. Bosco nibyo arwaye, noneho akagira n'iki kibuno kinini, akaba abyibushye cyane birenze, mbese ku buryo ushobora no kumureba ukavuga uti uyu muntu buriya afite akantu k'akaregeya tu. Kuko abantu banini akenshi usanga hari hasi imyanya yabo igenda ikaburiramo neza, ukaba washakisha akantu kakabura ahantu kari. Abenshi rero babyibushye. Buriya na Fisi uyu nguyu ukina filime, Fisi buriya nta kantu yigirira buriya. Kandi wabonye umubyibuho wa Bosco, nareba nabi Bosco natagabanya ibyo kurya, umubyibuho niwo uraganisha nk'uriya wa Fisi pe, singiye kubabeshya. Ubwo rero ntabwo Asiya yamwemera pe, ntibishoboka, ntibibaho. Ntabwo Asiya ashobora kwemera Bosco. Mubimenye rwose, kandi nawe yiyakira bimenye. Cyambere cyafite ubwo bumuga, amaguru ye n'ibirenge birabyimba cyane. Ikindi noneho ako biriya bintu byo kubyimba harya biterwa n'amasukari, biterwa n'amadiyabete, biterwa n'iki, biterwa n'umwijima, biterwa n'iki sinzi. Kuriya kubyimbagana nyine kw'amaguru ntabwo nzi wenda ngo biterwa n'iki, ariko Bosco iyo ndwara arayifite. Akaba anabyibushye cyane by'umurengera nyine, nka kuriya kwa Fisi. Nawe mujye mubona Fisi ukuntu ameze n'amaguru ye, ni kuriya Bosco ameze. Rero urumva ko uyu nguyu Asiya buriya Bosco yamuhobeye nyine, amwivugishaho gutyo. Asiya aramuseka arabwira ati muhoko urabona ko nakwemera. Ariko abantu badafite abagabo rwose mana bakabije kujya basuzugura abantu. Ni ukuri kandi ugasanga umuntu w'umugabo cyangwa umusore aravuze ngo buriya ngo ari single mom, buriya ngo kubera ngo ari divorce, ngo ntabwo yabura kunyemera, ngo buriya ngo ntabwo yanyitesha. Ugasanga ubugabo bwose bwasumbiriri
bwose ari ubugufi, ari ububyibushye bumeze nk'ubutenesi, ari ubudafite amenyo, ari ubudasokoza, ari ubutambara neza, ari ubumayo, mbese ubu tuntu twose uduhirimbiri tumeze nabi tu, ugasanga nyine buri kose kakumva ko nyine wakemera, kakumva ko nyine ngo wakemera ngo nyine ngo kakabera umugore. Kakagera ngo kubera ngo nyine ngo burura ngo kubera ko ugeze gushakaho cyangwa kubera ko ngo wabyaye, akumva ko nyine ngo burura ngo uri imbuto ngufi nyine ngo uciciritse ngo ku buryo ushobora kumwemera. Neva ntago tujya twemera abagabo nk'abo. Abadiaspora turagenda tukabanga, urumva tukababenga, tukabwira ati n'undi munsi ugasanga niba bazi ko umuntu ngo bakeneye abadiaspora cyane, noneho maze nabo si ugutereta kuko ngo ko tubizi ko nta mugabo ufite, ugasanga buri wese ari kugeza akavuga ibyo. Ubundi niba naragiye ngatanga ibiganiro kwa Simbi TV, ntabwo bisobanuye ko njye nshaka umugabo, ndanabiyamye n'undi munsi, n'abari kumva nta santima njye ngira, ikindi nta bushake bwinshi ngira. Naho munabimenye, nta bushake ngira kuva ndi umwana, njye ntabwo umubiri ujya unyobora, ntibishoboka. Nta santima rero uzana ngo tubane ngiki umugore n'umugabo, nkabona hari kondisiyo utuza, ntabwo byambuza kubenga mama ngo nuko ngo ndi umudivorce ngo cyangwa oya. Uwarya imbwa yarya inzungu. Uwanjye bura ntago araza, naho kondisiyo rwose nashyizeho mu gihe ntamubona nzabeho gutya, mu gihe ntarabona ngewe kondisiyo zanjye nashyizeho, muzajya muza n'ubundi musubireyo, nuko bihagaze. Hanyuma rero ikindi nuko mudakwiriye kudufata nk'insina ngufi. Turi abagore kandi turi ababyeyi, ibyo murabyumva neza. Ntabwo tuba twimerera utuntu twose tw'udukuri, utuntu twose tudafite gahunda, utuntu twose tubi ngo nuko nguru wibana ngo ufite we ako gasuzuguro mugende mukajyane induba, turabiyamye n'undi munsi. Rero Mutesi ngo yagiye gusaba imbabazi Asiya, ariko reka dushimire Mutesi kuba yarasabye Asiya imbabazi. Ariko aha hantu harimo ibintu by'ubwenge. Mutesi ngo yasabye imbabazi Asiya, hanyuma Asiya aramubwira ati ngo amwibutsa yuko ari umubyeyi. Aramubwira ati none kuri umubyeyi nkaba ndi umwana, none bigende bite? Nuvuga ngo Asiya hano harimo ubwenge. Ni nk'aho akamubwira ati se ubu ngubu kuri mama nkaba ndi umwana wawe, tubigenze dute? Ni nko kuvuga ngo mbese nabuze ukuntu mbigenza, nabuze ukuntu ngufata, nabuze ukuntu mbigenza, nyine uri mama nta kundi kuntu nabigenza. Ni nko kuvuga ngo mbese ubyaye ikibazo arakirigata. Ariko abadamu hari ikintu mudashobora kwirengagiza. Aba badamu bombi barasenga kandi bari ku isi, kandi iyi si turabizi neza, ibyaha biruzuye birasendereye pe. Ntabwo rero wavuga ngo aba mama ngo ntabwo nibo batacumura kandi bari ku isi, nta ntungane iba kuri iyi si. Ibyo bakora byose ni abantu, nubwo basenga ariko nabo baracumura, ariko ni abantu. Iri jambo rero Asiya yabwiye Mutesi rirakomeye kandi ririmo ubwenge. Buriya Asiya nahise numva ko afite ari umuhanga. Uyu mudamu ikintu cya mbere cyo nabonye Liliane yamwihaye, uriya Uwineza ngo yaravuze ngo ntabwo ngo yajya kurega, ngo ntabwo yajya kurega, ngo ubuse ngo ntabwo yajya kurega. Ari Liliane ngo bazamumenyera, ngo kubera ngo atagiye kurega ngo buriya bazamumenyera. Ariko kutajya kurega harya ni icyaha, ariko Mutesi baramwihanangirije abumuje kurega. Ariko nanone bikavugwa yuko kamarade ngo ashobora kuba ngo yafunzwe. Kamarade ngo bishobora kuba ari mu maboko ataraye, akaba biri kuvuga ko bari kumuganiriza iyo hirya bari kumuganiriza. Hanyuma ariko ngo akaba yarezwe n'umugabo wa Mutesi, kubera ko Mutesi baramwiyamamanya aravuga ati ntuzongere gutanga ikirego. Tugiye kureba ko Bosco, murabyibuka Bosco bavuga ngo Bosco ngo indaya ngo yageze iwe ngo imutwara amafaranga. Bosco yahise acaca ikibazo cye ntakindi yabivuze, indwa yamutwaye 500,000. Urumva? Kandi nanone yari yarakoze impanuka. Ni ukuvuga ngo icyo gihe byabaye byose nyuma y'uko ahabwa 30,000 ubwo yakiraga 30,000 bya Pastor Mutesi. Nuvuga ibi byose nibyo byabaye. Inda yaraje amaze kuyirongora iwe, amaze kuyirya akantu, nuko ngo Bosco ngo amusiga azi ko nyine ngo ari umuntu ngo w'intungane, ngo umwana mwiza. Umukobwa aranyerera atwara 500,000. Urumva bya Bosco.
hanyuma nanone Bosco barabizi ko yakoze impanuka. Ibi byose byabaye nyuma y'uko ahabwa ibihumbi 30 ngo bya Pastor Mutesi. Kamarade nawe ngo baherutse kumwiba ngo nyuma yo kuva kwa Mutesi, ngo karuvati niyo yaramuhayemo impano nanone ngo ayishyira ahantu. Ibyo bintu byose ngo bahise bagira gute barabyibye. Kamarade akavuga ngo yatandukanye n'umugore we ngo nyuma yo kurya isombe y'igicucu ngo ayirira ngo kwa Mutesi. Iyi sombe nakasa mutwe yariye ubanza atari isombe gusa ahubwo basanga ari rya tabi cyangwa rwa rumogi babatera ngo rukamara mw'imyaka n'imyaniko, kuko nta kuntu wambwira ngo ni isombe kugeza isaka akabakiririmba isombe yagiye mu bwonko, isombe yagiye mu bitekerezo ujya mu maraso hose no mu misokoro iracyarimo, ku buryo Kamarade yaza akitereka akavuga ngo yatandukanye n'umugore ngo kubera isombe. Ngo nta kibazo ngo bari bafitanye, ngo nta kibazo twari dufitanye ngo nari isombe ngo aribwo tugira n'ibibazo ngo turatandukana. Kamarade yari indaya aca umugore we inyuma. Icyo ngicyo cyabatandukanyije kubera ko biravugwa yuko Kamarade n'uri icyo gihe yari avuye gusambana umugore akabimenya. Uwo muntu uca umuntu inyuma rero buriya mu bana ashobora kuzanira indwara, ashobora kukwica, ibintu nk'ibyo. Buriya umuntu uguca inyuma aragakubitwa n'inkuba. Ubwo rero Mutesi nawe ntago ari jori buteye. Mutesi arahangara agafata ikiganiro cya Kamarade kimaze imyaka n'imyaniko, yarangiza akakizana akacyaporodinga agashyiraho akavuga ngo Kamarade yamusabye imbabazi. Kamarade kandi atigeze amusaba imbabazi, ariko ni ibintu ngo bapanze na Kamarade kubera ko Mutesi akimara gushira ikiganiro kurigira neza cyuko Kamarade ngo yaje kumusaba imbabazi kandi abeshya ari ikiganiro kimaze igihe. Yacyaporodinza no akakireba cyararebwe koko abantu bazi koko Kamarade ngo yagiye kumusaba imbabazi. Kamarade nawe bwakeye ahita kubita ikiganiro avuga ngo ukuntu ngo Mutesi ngo yamusabye, ngo ukuntu ngo yashatse ngo kumusambanya, urumva ngo yashatse kumusambanya ngo nuko akabyanga, ngo abonye ko ari hari kuganisha ngo iki niki warangije ngo arerura. Ibyo ngibyo byose ni ukuvuga ngo Mutesi akunda gutwika. Ni ibintu yapanze na Kamarade, ni ibintu bapanze. Noneho n'ikimenyimenyi n'uyu munsi nawe yakoze ikiganiro avuga ngo ukuntu yasabye Asiya imbabazi. Ubwo yarategereje ko Asiya azagenda akamusaba imbabazi nawe. Urumva ko Mutesi amera akunda gusabwa imbabazi kuruta ibindi byose. Yari azi ko Asiya azagenda nawe akamusaba imbabazi, birangira Mutesi ari ugize gute asabye imbabazi Asiya. Ariko hano ntabwo yigeze dusobanura niba yaramusabye imbabazi live, niba yaramusabye imbabazi yagiye kumureba, niba yaramusabye imbabazi bari kumwe, cyangwa se niba yaramusabye imbabazi kuri telefone. Ntabwo yigeze atubwira niba yaramusabye imbabazi kuri telefone cyangwa niba barahuye akamusaba imbabazi. Ibyo ntabwo tubizi. Ariko Imana Mutesi nawe araciriritse mu by'ukuri, usibye n'ibyo gusaba imbabazi Mutesi yariciririkishe pe. Abagabo bose, ubugabo buciriritse, ubugabo bwa sugabo, bwa sumbarara, bwa sumbirigi, bose kubaza bavuga ko baryamanye na Mutesi, baza bavuga ko Mutesi yabafashe ku ngufu, baza bavuga ko Mutesi yashatse kubasambanya. Abagabo bose yaba yarariwe n'intuza pe. Mutesi yaba yarariwe n'intuza nari yatungo rigufi, kuko nta kuntu wambwira ubugabo bwose umuntu abona ubwa nibishaka, ubwango bwa Justin, ubwande bwa Ezekiel, ngabo ubwo bugabo bwose koko n'aba Kamarade. Abo bagabo bose koko Mutesi. Gusa ikintu cyambabaje n'ukuntu bivugwa ko yaryamanye na Claude akongera akaryamana na Kamarade. Kamarade murabizi neza icyuya agira. Ni ukuvuga ngo icyuya cya Kamarade n'icyuya cya Claude none ibibazo yikubitiwe n'icya Bosco. Ibi byuya bibiri, icya Claude n'icya Kamarade, ibi byuya biteranyije byabyara ikivu. Byabyara ikivu nacyo kinuka. None abagabo bagira icyokere, bagira icyuya mu kwaha, amashati bambaye yose aratoha. None no kubera no kuvuga n'ubusutwa ugasanga noneho babize barabira. Ibyuya byabo rero ukuntu bameze. Mutesi aba yarabyamanye nabo. Mwana byabibabaje pe. N'ukuntu Mutesi afite freshera se neza, ameze neza. Bano bagabo bagira icyuya kibi. Ngo yashatse kuryamana nawe. Biravuga ko Kamarade nyine biri kuvuga ko Kamarade afunze kuko abantu bose bamubuze, ngo yaba ari kuri telefone, yaba ari kumubona. Kamarade ngo ntago ari kuboneka. Ariko Kamarade afunzwe azira ya magambo yakoresheje. Yavuze ko ngo Mutesi akunda abagabo, ngo Mutesi ngo ni ngo ari addicted ngo n'abagabo, ngo akunda igitsina cyane. Urumva ugiye ngo barari kumwe ngo yashatse kumufata ku ngufu, ugiye yarakundana na Rusagara, ngo yari afite ngo abagabo bane, ngo yari atendetse.
ibyo byose mu by'ukuri hari umuntu wari ubibajije kamarade, ese ni byiza ko umuntu yaza akishyira ku karubanda pe akaza agashyira ibintu byose ku karubanda? Iki noneho Mutesi kubera iki yafataga amajwi akayaha kamarade akabwira ngo nagenda ashyire ngo yatange ashagira ngo batwike? Ni ukuvuga ikosa Mutesi yakoze ni ukuri na n'ubu umuntu ayibitekereje. Ikosa Mutesi yakoze ni ukuntu yizeye kamarade akamubitsa amabanga ye yose. Uwashatse kamarade yamushyira hanze wese.